Yo yo yo, hi, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze bon, turashima Imana, namwe aho muri hose twongeye kubasabira ku Mana kugira ngo mumererwe neza. Ni umukobwa wanyu ugarutse rero, umukobwa wanyu mukunda cyane kandi mukunda muri benshi. Nongeye kubaha ikaze rero kuri Legacy TV Show, nk'uko mubimenyereye dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, twiganira kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, filime mukunda cyane kandi filime mukunda muri benshi, ni filime mpuzamahanga. Twongera kubashishikariza rero, niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, gukora subscribe, comment, like, share kugira ngo ntihakagire ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Aka kanya rero ndagira ngo twiganire. Turi kubona ko Cyusa yakomeje kwansesita agira ati ndashaka umwana wanjye, aho yateye isimbi ari kumwe n'umukunzi we, mama we nawe abona ko byamuyobeye atazi icyo gukora, ari kugerageza guturisha Cyusa amubwira ati ngwino tugende, disturbing abantu, muraza kuba mubivugana, ariko ubona ko isimba ari kuvuga ati njyewe rwose nta mwana mfite, ari kwihakana umwana yabyaye. Ariho Cyusa ari kumubwira ati njyewe ntabwo nkeneye urukundo rwawe, nta n'ikintu nkeneye kimuza nawe, icyo nshaka n'umwana wanjye. Aribwo Cyusa agiye, ariko se isimbi bigeze aho yihakana umwana yibyariye, arimo abwira umukunzi we ati sorry, uriya musore ni umushuti wanjye, ati cyakora Fabiola yigeze kugira ibibazo arabyara, nyuma yahagira ikibazo biba ngombwa ko umwana ari njye uzajya umurera, rero umwana arankunda, n'abantu benshi bambonye baba bazi ko umwana ari uwanjye, ati ariko ntabwo ari uwanjye, ntabwo nigeze mubyara, ati kuko ninjye mwana mutoya uba muri uru rugo. Ariko se turi kwibaza, bigeze aho isimbi yihakana umwana yibyariye hejuru y'urukundo. Ese we bizamuhira? Ese Cyusa we azamuha amahoro? Ku rundi ruhande turi kubona ko Iribagiza nawe intambara ye na mama we imeze nabi. Mama we aragira ati njyewe umuntu nkeneye ni Rugema muri iyi nzu. Iribagiza ati ntabwo bishoboka, ati mama iyo ndirimbo Rugema yabaye Rugema, urabizi neza Rugema ibintu yadukoreye, uburyo ari we muntu wangije umuryango wacu, ntabwo tumushaka muri uru rugo, nta nubwo tumushaka. Gerageza wiyubahishe muri runo rugo, umenye kuri ku mukwe wawe, ureke kwisuzuguza natwe udusuzugura. Mbabarira rero niba wumva ko ukeneye umugabo mu myaka yawe, tuziranye n'abantu benshi, yaba ari njyewe yaba ari Sylvie, tuziranye n'abasore benshi kandi bakeneye abagore bakuze, twabahuza rero, byibura ukitwa ko ushatse umugabo ariko utagiye kwandavura kuri Rugema kuko ntago tumushaka. Mama we atari ko mugeze aho nsigaye mvuga namwe mukavuga, ati ubundi nagutwise hiza kuvamo, ntago ngeze ku rwego nakabaye ndi umubyeyi ubabwira nkababwiha ibitekerezo byanjye mukanyumva mukanshyigikira, atari ko nimwe bantu ba mbere murushaho kundwanya. Ati njyewe nababwiye ko hari undi mugabo nkeneye, njyewe umuntu nkeneye ni Rugema. Iribagiza ati utekereza ko ubundi kuba warabyaranye na Rugema ari uko wamukundaga? Ati ntabwo wigeze umukunda, ahubwo ntekereza ko bakoresheje amarozi. Ati rero uriya mugabo ntabwo ari umugabo mwiza kuri wowe, nta n'ikintu kizima kimuriho ku buryo wumva ko wajya kwirukanka inyuma ya Rugema, ntabwo tumushaka. Urabona ko intambara iri hagati ya Iribagiza na mama we bapfa Rugema ikomeje kuzamuka, ntabwo tuzi ngo biraza gucura iki. Gusa ku rundi ruhande isimbi nawe urabona ko ubwo akomeje kuba ari kumwe n'umukunzi we, aca hirya aca hino, ariko aragira ati sheri nshaka kukubaza ikintu ariko ntunyumve nabi, ese kubera iki udakunda abakobwa babyaye cyangwa se wanga umukobwa wabyaye? Sheri ati hoya babe, wimvugira ibintu ko ntabivuze, winyumva nabi, kandi sinzi impamvu garuye icyo kintu, n'ubushize twarabivuzeho, nakubwije ukuri cyane ko mu rugo ntago bakomera kunkingira n'umukobwa wabyaye, bashaka ko mpura n'umukobwa ukiri umukobwa udafite izindi nkurikizi zimwirukaho, ngo stress z'abana, ngo papa w'umwana, ibiki mwongeye mwahuye, ntago mbishaka. Nshaka umukobwa mwiza kandi ukiri umukobwa utarabyara. Ati cyane ko nagupromisinze ko wagombaga kuntegereza nkagenda nkagaruka, rero ni wowe nkunda kandi ntugire ikibazo. Isimba ati nyine ndabyumva sheri, ariko ntunyumve nabi wenda cyangwa ubitekereze ukundi. Ati ubwo se uramutse usanze narabyaye bisobanuye ko wahita unyanga? Sheri ati ariko babe, ntabwo ndi kwibaza impamvu uri kuvuga gutyo. Ati warabyaye se ntiwabimbwira? Ati ariko niyo byaba byarabaye
waba warampemukiye, waba waranciye inyuma, wambabaza cyane, byahita bituma umubano njye nawe dufitanye hazamo agatotsi, ati ariko ndakwizera ntago wabikora, ati rero humura umere neza. Isimbi ati yego sheri, nanjye nyine mba nivugira nuko mba ndi kubaza nyine kugira ngo nsobanukirwe wenda impamvu udakunda umukobwa wabyaye, ati ariko urabizi neza ko ngukunda, nemeye kugutegereza ndihangana, rero kugeza igihe ntazi, icyo nifuza nuko twazasazana, kandi niyo hagira n'icyaza nifuza ko wazambabarira. Mbese urabona ko ntago ashaka kwerura ko afite umwana ariko ari kubica ku ruhande. Ariko se koko wowe washyigikira Isimbi kuba akomeza guhisha ko yabyaye? Ese amaherezo azaba ayahe? Ese bwo umukunzi we namara kumenya ko yabyaye akabimuhisha, ntago bizatuma batandukana? Ese iki si cyo cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kuba yavugisha ukuri, akerura akavuga ko yabyaye, niba umukunzi we akomeza kumukunda bagakundana, cyangwa se niba ari umuhakanira bikarangira, ariko muri bose badakomeje kwitana ba mwana ngo bizagaragare ko buri wese yataye umwanya we. Guys, ndagushimira uburyo wabanye natwe muri iki kiganiro, ngusaba kuza muri comment ukaduha igitekerezo cyawe, ndetse nkwibutsa gukora subscribe, ushyiraho comment, share, like kugira ngo ntihakagire ikiganiro cyacu na kimwe kigucika. Bye bye.